ntandukanira bagenzi banyu bamaze kuvuga hari kuvuguruza hari no kunganira ikibazo kiba mu buyobozi bwose urebye ari Libya ureba ari kwa Mugabe muri Zimbabwe nukunganira nibyo ruteze bwa yavuga nakubazaga icyo uvuga kunganira urabisobanura ute nukuganisha hundi yaganaga cyangwa se wuzuza ibyo hari umushefu umwe wigeze kubwira umwami sinzi umwami wari we amwe ariko ati ndakurusha ubukiri abandi rero barajagirizwa baragenda babwira umwami bati umwami rero bati kanaka yavuze ko ari ikirakurusha ati murumva nyanya nayimbwa ati muhamagara araza Uzwari we nitwe bambasi no baramubwira ati ariko ntakurusha ubukiri ati wowe wakize iki wavutse bakuzana amata baguheka inyambo umwinyambo hanyuma jewe navukiye kuri Runonko wari warya Runonko uyibijumba wibye wari wagira ute ati jewe rero niyo wazamutse mu ngera ngiye wakize aravuga ati murabizi ati buri umwe wamureze hano mu mutware ati mugene mu muhe point yanjye navugaga nuko iyo kunganira ugomba kumenya ko uriya muntu afite ubushobozi gukora ibyo byose hanyuma ukareba aho umuca hari ikintu kimwe yavuze numva nemeraho gato ikintu cyo kwiga kuvuga ni uvuguruza umuntu ntumuvuguruza umutesha agaciro mu Rwanda ikibazo twagize nuko nta abantu bose n'aba extremist unenga rutazibwa ugatangira umutuka icyo gihe afite imbaraga arakwivuna politike yubakira ku muco uwo muco wo gutozwa kubaha bitangira ari kubaha ababyeyi ari ukubaha abakuze ari ukubaha abashefu bakara bikarangira ari ukubaha noneho n'aba bategetsi muri rusange bari hejuru uwo muco kenshi niyo debate bavuga ntabwo tuyitozwa tukiri hasi ubu ngubu ngira ngo hariho uburyo bwo gutoza abana kuganira cyane cyane wenda kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko no kubijyanye n'ubuzima rusange ntibihera mu rugo wenda ngo umwana abe yanenga papa ati kubera iki papa ukora ibi nibi aho niho umwana ashobora kuzamukira reka tubaze Hervé uko bibona nabo bategetsi basigara imyaka 40 nabo barabizi ko nabo bahera ku bana je navukiye Burundi turirimba iprona dufite imyaka 5-6 ntazi nicyo bisobanura nabo barabizi bahera ku bana Hitler avait la jeunesse hitlérienne afite agatsiko cy'abana byuka mu gitondo baterera amasaruti nabo barabizi donc niyo bashaka gusigarana iyo ideologie yabo bahera ku bana abana baririmba bagazeraho batora bose babizi muri Kongo baririmbaga MP yego ibintu navuze nibyo ariko mu Rwanda wa mugani ngo igiti kigororwa kikiri gito bigisha umwana kubaha umuntu muto bakigisha umwana kubaha umuntu baturanye n'uwo bahura kera ariko mu Rwanda haba gitorero wakuranaga uko kumvira hanyuma mu itorero ukagenda noneho bakagukora ntibiri bimwe mu bituma abantu bakurikira Butama nuko kwigisha les bonnes manières tuvuge imyitwarire myiza n'uburyo bivugamo neza tuvuge muri uyu mwanya dushobora kuvuga ikintu kimwe uko twese turi batandatu hano tukakivuga mu buryo butandukanye kandi bitewe n'uburyo tukivuze mu buryo butandukanye kikumvikana mu buryo butandukanye ko bavuga se ko muri Libya tugarutse kuri Libya impamvu abantu bakurikiye Gaddafi Butama benshi ari ukubera uwo muco reka rero mbikubwire biroroshye rwose nabirero byo kugundira ubutegetsi twese turabizi burya bigirwa n'abantu bakoze nabi uyobora nabo ukavuga uti ndabuvaho barambaga tereka mpagume yewe babe bakintinya ntabwo rwose mbishyigikiye na gatoya naho bavuga ngo nuko abaturage bubaha nk'intama bagakurikira nk'impumyi harimo ubwoba nagira ngo nanone tutavuga ko kubaha umuyobozi atari byo ni ngombwa kandi no muri societe zose birasabwa hierarchie ya norme no kuvuga ngo hariho amategeko societe yumvikanaho buri muntu wese agomba kubahiriza na za valeur no kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe biba bibi ibaye obéissance aveugle harije mu yavuga ngo iki umiriza kubaha ubuhumyi umiriza kandi ibyo bibaho uti bitangira kubaho batangiye gukoresha ikintu wowe mu mutima wawe utemera kukagikora ubu ngubu se mu Rwanda gukurikira buhumyi byavuyeho ntabwo byavuye reka mbaho hari ibintu bijya bintera impungenge jewe ukunda gukurikira amaradiyo cyane abantu bavuga ibintu kandi ko kukumva ari n'ibibazo byakagiweho impaka byakabaye debe
bakazikorera kuri radiyo noneho byaza kugera igihe babonana n'abayobozi kugera ndetse no kuri perezida wa repubulika ntawe ugarukana cya kibazo. impamvu se murumva ari iyi iyo liberté d'expression ahantu igera ntidutanye igahita ihagarara. Oya, twe twagize hari projet twe dufite hano isho bafashe bus bayisenye indani bayigiramo bibliothèque, donc tufata bibliothèque tukayijyana mu mashuri isomero. Tugira umunsi umwe tukora umunsi wo gusoma, baduha stade hano baratubwira ngo muzenguruke nibashaka kwinjira binjire basoma. Duhagaraka groupe ya mbere baratubaza ngo ni itegeko gusoma kwinjira gusoma ibyo est-ce que ni itegeko? Ndavuga ati oya none ntabyo ngiye. Ariko iyo ndamuka mu byengo jyamo ni itegeko yari kujyamo agafata igitabo agakomeza akandira gutya iyo haba hari umupolisi agaze kandi ari kwinjira byo genda byemera kuko rigomba kubahwa rikaba rihindura icyo mubwiye. Ni ukuvuga ntabwo yigeze atekereza ko gusoma icyo gitabo ari avantage yiwe. Question ya mbere yabaje aravuga ati nintabikora ndabizira nkamubwira ngo oya icyo gihe navugaga ngira ngo mwumve numvaga Bernard avuga ngo turatanye ntabwo dutanye kuko kwa kwemera utagiye muri humiriza nkuyobore nicyo bivuze nuvuga ngo bya bindi utemera igihe kigeze ubonye uhindura ibintu ni ugomba kubibwira kandi ukame kuko kwicara hari ushobora kukivuga kuri radio okay ni byiza byinshi numvise byaranavuzwe mu mushyikirano nka kiriya ni ikintu cyiza kuri jewe ariko ndashaka ko uwo muturage ashobora noneho no kumva ko adakeneye kwihisha inyuma ya mikro batamureba cyangwa adakeneye no kuvuga ngo izina ryanjye sindivuga hari ubwoba mu gihe cyose akizi ko ibyo avuga abyemera niba nibeshye reka mbabwire ushobora kuvuga ibintu nibeshye ariko icyo saba ni impamvu uburenganzira bwo kubivuga uko nibeshya noneho nawe none se ninde ugomba kuvuga ubwo burenganzira nagira ngo wenda mwunganire uko mu rusyo akoma n'ingasi bivuga abaturage gusa n'ubundi abayobozi niba jewe none ndi umuyobozi umuntu wese wamvuguruje abandi bakabona yaragize ibibazo ntawe uzongera niba ndi umuyobozi perezida wa repubulika agiye ahantu ufite ikibazo kiremereye bakamubwira bati igira uruhande turabanza tugikemure kandi amaze imyaka batagikemura bakabanza guhitamo ababaza abandi baravuga bati reka ejo bundi muri ya mushyikirano nagize ikibazo perezida wa repubulika yaravuze ati perezida Kagame yaravuga ati nategereje bya bibazo bya bindi bya yagambiwe ko bitaje bya buri ati ndagerageza n'ubushakashatsi ati biranga mbaza premier ministre niba ntawo kumenya ariko noneho rero ntabwo ibibazo byaje hariya bisa n'ibyo Immaculée yavugaga byo kuri radio aho abaturage yumva yisanzuye byo bitandukanye na biri umuntu waje muri uriya mushyikirano ninde n'umuyobozi w'akagari atoranijwe na kanaka ibintu byavuye kuri meya nawe yatoranijwe na minisitiri umuntu wa telefoni yari mu burasirazuba kandi n'ibyo mwavugaga baragusaba bati urinde uherereye ariko mujye mwumva abantu bavuga ati mumbabare simbabwira izina rye mwumve igitekerezo ubwo bwora nicyo kibazo babazaga nibyo babazaga nyorahera gato muzina nyorahera gato twahoze tuvuga ibintu byo kumvira abantu bakuze wagera ku mutegetsi wo bikaba ibindi kiriya ni ikintu mu Kinyarwanda bita igitinya ugatinya umutegetsi nk'utinya mugiga cyangwa muryamo ibyo bintu bikaba mu maraso y'abantu bagatinya ariko yewe iyo mbona umuyobozi wacu atanga ubwo burenganzira ushobora kwigira mu giti cyo ku rugo rwanjye ngaterefona simvuga izina ryanjye simbikore ikosa ni iryanjye ntabwo nabuze umwanya rwose ntabwo mwashubije ariko ntabwo mwashubije ubwo bwoba buraturukaye ngewe ndahakubwira ubu abantu bararemaye batinye kera bagiye batinya ubutegetsi iri kuri tele hari reka twumve ingabire reka mbabwire Jean Paul Geza avuga ikintu kiza ngo reka dukome urusyo dukome n'ingasire ariko ndagira ngo twibukiranye ari abayoborwa ari n'abayobozi twese turi abanyarwanda turi produits iyi societe z'uyu muryango nyarwanda ni ukuvuga ngo umuyobozi nawe ubwe afite ubwoba aracyumva agomba kwiproteje adashaka kumuvuga kuko nuvuga ibyo wowe muturage utemera byanze bikuze quelque part hari umuyobozi biri bugarukeho sibyo ntabwo abishaka nawe muturage ntabwo uragira wa muco wo kumva ngo ndabivuga ngo aho kunigwa n'ijambo zanigwe n'uwo ndibwiye iyo ni imigani ibiri itandukanye umwe aravuga ati ukuri nakavugishije nzaguhakishwa ariko abo nibo benshi
ntiturabona abavuga ngo aho kunigwa n'ijambo nanigwa n'ubundi bwiye. nk'ubu ngubu iyo ndebye ibyo tubona twebwe kuri Transparency, ibibazo abantu bazana biriya bintu byo kuvogera umutungo w'umuntu ukagenda ugafata ihene ukayigurisha ngo akundagure mitiwere, biriya bintu byo gushyira umuntu muri sako ku ngufu, byose ni ibintu bibafitiye akamaro, wamwigisha kandi ukabimwereka kabiri. none se niba uwo muturage adashoboye kubona amafaranga yo kugura mituweli kandi leta idashoboye kuyamubonera ngo iyamuhe, ntabwo ari ikintu cyiza kugira ngo bumwire dore mu bintu ufite kuramo kimwe ubone ubuzima? Ntabwo ari byo, reka nkwereke uko wabikora. Nimba wamaze kubona, ngewe rwose hari plan njya mbona nuko abayobozi bemeye. Ikibazo nuko baba bahize imihigo kandi yihuta, akayihiga avuga ati mu mezi 6 90% y'abaturage banjye bazaba bafite mituweli. Noneho wahagera ukaza gukoresha ibyo bintu kuko ubonye utazayirangiza. Burya ufashe uyu mwaka utangiye mukumvikana n'abaturage bose, buri muturage akajya azana amafaranga nibura 100 buri cyumweru, undi bitewe n'uburyo yishoboye akazana na 500 buri kwezi, ayashyira hariya mu gasanduku mwabifunguriye, byajya kurangira umwaka buri muturage wese ashobora kugura mituweli n'ijana. Ikindi navuga ngo impamvu ituma abantu batavuga, hari ikintu yigeze kuvuga mu cyongereza ngo unhealed wounds, ibikomere bitakize. ibikomere bitakize mu Rwanda, icyo kiri mu bintu bituma abantu batavuga cyane. Naravuga ntibararemaye kandi hakaba hashize imyaka irenga 50. Muri 59 hari ibyabaye ku moko yombi, ukazamuka uko ugenda uzamuka abantu barabika. N'ubu hari ibyabaye, abantu batinyuye ukabaha urubuga ukamubwira uti sohora icyo ufite nta kitwara, yakivuga n'abandi bakaboneraho. Ariko bavuga ibibazo byoroshye, ibiremereye babona bishobora bifatiye ku nyungu cyane cyane z'abayobozi bakabimira. Ndibuka twagiye Gasiza muri RDP, umusaza ufite imyaka 60 namweye turaganiriye, none harangiza ati ati ko wowe nagutinyutse nabonye umuntu mwiza, ati mubwiza ukuri, ati ko ati buriya ati ingoma si y'abatutsi. Ntese kubera iki? Ati twari twabirukanye muri 59 none baragarutse. Ababiri baradufashije kubirukana. Yabaje kukureba bazi. Ndabizi ariko umva ukuvuga ngo musa mu mutwe we ntabwo yigeze abona occasion y'umuntu wasora icyo kintu ikiri delika ngo agire umwanya umuntu umubwira ati ingoma si y'abatutsi. Dutangiye noneho kujya mu miti, ni nacyo gice cya gatatu tugiye kujyamo cyo kugerageza gushakisha uko twabonera umuti ibyabaye muri Libya no gushakisha ukuntu hano mu Rwanda uko twagereje kubikemura naho tugeze. Tumaze kumva imiterere y'umuco wo kutanenga ubuyobozi n'imizi yawo, dushobora noneho kuganira ku buryo bene uwo muco waburizwamo. Ariko nagira ngo tubanze turebe uko abanyarwanda muri rusange bawusobanura. Kwiharira ubuyobozi batabiguhaye ntabwo ari byo. Igihe kigeze cyo gutora abandi, abo ngabo bavaho tugatora abandi babishoboye. Nigize kureba nk'ibintu byabereye muri Libya kadafasha kwiharira ubuyobozi, habaye intambara, hapfa abantu benshi cyane. Ugomba kuyobora ugahana igihe cyazagera, ukerekana ibyo wagezeho, ugahana abandi bakayobora. Igitekerezo kimwe ntabwo ari cyo cy'ingenzi, kubera yuko ntabwo umuntu umwe aba ari we ubereyeho sosiyete yose. Ni ukuvuga ngo ni ukwegerana mukaganira ku bitekerezo bitandukanye, umwe agatanga icye undi agatanga icye, kandi byose bikubakana bikabasha kugira ngo mwese mugire icyo mugeraho mwifatanyije. Muri iki gihe ubuyobozi bukurwaho n'abaturage kandi bugashyirwaho nabo. Iki gihe rero niba abaturage batagushimye, ni byiza kugira ngo nawe ubumvire, nawe we wabuha uwo bashaka. Byagenda bite kugira ngo bitababuje gukomeza kubaha ubuyobozi, abaturage batozwa umuco wo kunenga imikorere y'abo bayobozi? Turabigarukaho nanone tugereranya imyitwarire yacu muri iki gihe no mu mateka. Ese iyo murebye mu Rwanda turacyagendera ku muco tutazibura? Ntabwo ari twese. Umuco wacu waracitse, ibyo ni ibyago rwose tugira. Ariko ubu tuvuga abantu batwumva kandi urumva n'abatuyobora bajya babivuga. Umuco ukwiye kugaruka tukawuheraho ko niryo reme ry'ubuzima. Kubaha abategetsi beza, abayobozi, ni ikintu cyiza cyane gikwiye kwigishwa. Naguha urugero, urabizi uribuka manda ya nyuma ya Mitterrand ahanganye na Chirac mu Bufaransa. Chirac abantu benshi bamushaka bashobora kumutora ko ashaka ko yaba perezida.
umunsi umwe ari kumwe na Mitterrand akiri perezida arahagaze akajya avuga ati monsieur Mitterrand, undi ati monsieur le premier ministre. Abafaransa bashaka gutora Chirac bamuvuyeho, twamushakaga ariko uriya ni perezida wacu ntamwubaha, bamuvaho babura amajwi kubera ko yasuzuguye perezida. Yasuzuguye umuyobozi. Umuntu gusuzugura umuyobozi aba gusuzuguye nawe. Icyo ni icyubahiro cy'igihugu cyawe. Uravuga ko wemera umuco ari ishingiro ry'igihugu, ariko icyo cyubahiro ndacyemeye, ariko kudashishuza no kudasesengura ubucucu. Ntabwo turi intama, abantu n'abantu babyigishwa ariko kuko ni ibintu bidapfa kuza. Mu kanya navuga ko abantu baremajwe n'ubwoba, kandi ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo. Ariko n'ubu ubona hari akinyagamburiro, unavuga ati nimuvuga ibyo mushaka, abantu bakitinyira, ubwo bwoba bakwiye kubumarwa. Ndashaka gusa kuvuga ko mu muco harimo no kwirinda ibivuye ahandi bidusenya. Ndagaruka kuri Kadafi ko twavuze ibya Kadafi. Nubwo Kadafi atari umuyobozi mwiza urebye uko byari bimeze, ariko uko bamwishe biturutse ku mbaraga zatizwe abanyaribiya, biriya bintu ntibazabikira. Ni uwuhe muco wo gufata umuntu kubundi batwigisha ko haba ubutabera, wamufata ukamwica, warangiza mu muryango mpuzamahanga bikemerwa? Ariko bari bafite aho bapfumurira no kubera ko ndabyemera. Ariko icyo ntemera ni uko ni deux poids deux mesures mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo kirakomeye, ni ukuvuga ngo iwabo hariho ibyo batemera, ariko ubwo ari umunyafurika reka biremera. Ubu wafata perezida w'umufaransa ukamufata kuko bari babimenye ko bamufasha, ararenga arapfa. Urwo ni uruhe rugero, ni uwuhe muco? Ni uko perezida w'umufaransa utazabona aho upfumurira ngo umugereho. Ni ukuvuga ngo ariko kumugeraho ntibivuze kumwica, bivuze kumufata ukamwica. Biravuga rero ngo biragaruka kuri cya kindi navugaga ko uko byagenda kose abanyafurika tugomba kwiha agaciro, yego, tukima amatwi abadutiza umuhoro ngo twisenyere. Ntabwo muri Libya buriya nubwo ubona abanyaribiya bahagurutse, icyari kigenderewe cyane no gukuraho Kadafi, icyari kigenderewe ni ukubona ni ugusenya Libya no kubona peteroli.